Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 yasize ingaruka zikomeye ndetse ihungabanya ubumwe bw'Abanyarwanda. Izi ngaruka zarushijeho kwiyongera mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu twabayemo intambara y'abacengezi. Nyuma ya Jenoside ubuzima navuga ko ari bumeze nabi. Abantu bari barihebye badashaka gukora kubera hari ubupfubyi bwinshi, hari abapfakazi benshi, mbese nta n'imirimo nta n'iterambere ryari rihari urebye. Niyo mpamvu wabonaga abantu bose bigunze. Imibanire y'abantu yari iteye ubwoba. Wabonaga mugenzi wawe ukamutinya ntumubone nk'umuntu mbese, ku buryo wanamuhitaho ntunamuvugishe ntunamusuhuze. Twari dufite ibibazo bitandukanye kubera ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 n'ingaruka zakomotse ku ntambara y'abacengezi yabereye muri aka gace. Twari dusigaye tunyura mu nzira ku buryo wahura na mugenzi wawe ntimuvugane, cyangwa harimo abantu badashobora kujya aho abandi bateraniye bitewe n'ibyo imiryango yabo yakoze. Nasanze umubyeyi wanjye ari mu bantu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bitewe n'uko hari imitungo yagurishijwe mu rugo, hari ikibazo nakwita nk'icy'ubukene, ku buryo kwiga byarangoraga. Kubera ko papa yangirije imitungo yabo bakaba baragurishije, nkumva ko ya mitungo yagurishijwe yakabaye inyigisha. Aho nize uwika Umututsi kuvugana nawe byari nk'ikizira. Twari abana bane tugendera mu Kigali turi bane twitwa Abatutsi. Noneho twatuzi yuko Abahutu baduhemukiye. Ukavuga uti ngewe n'amazi njyanye ku ishuri sinayahereza umwana w'Umuhutu kuko baratwiciye, ukumva ko ari abagome. Nari mfite ihungabana riteye ubwoba. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nashakanye n'umugabo. Baza kumbwira ko yabaye ruharwa mu bantu bishe Abatutsi bari bihishe muri diocese ya Nyundo no mu mashuri ya lycée. Tangira kwihishahisha bakajya baza kambaza ati madamu umugabo wawe ari he? Ndababwira ni rero ataha isaha iyi yirirwa yipfurutse mu kigunda, ariko muzaze mumufate niba ari uko byagenze. Umugabo arafatwa aragenda akatirwa imyaka 30. Kwa data bukwe uko twarebanaga ubwo baranyanze ko ngiye batangiye umuhungu wabo, ndabihorera njya kwishinganisha ku buyobozi no mu nzego za farije. Mu rwego rwo kuvugutira umuti urambye ibibazo bitandukanye byasizwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda no guhangana n'ingaruka zayo, Guverinoma y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo ntibahwemye gushyiraho gahunda zitandukanye ndetse n'ingamba zihamye zo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge umusingi w'iterambere rirambye. Mu mwaka w'2017 umuryango w'urubyiruko utegamiye kuri leta Ajipodo Jijukirwa usanzwe uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere ku bufatanye na International Alert na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID washyize mu bikorwa umushinga Duhuze ugamije gusigasira amahoro no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Uyu mushinga ukorera mu turere 7 mu ntara zitandukanye z'igihugu, ukaba wibanda kuri gahunda z'isanamitima, amahuriro y'ibiganiro ndetse no guteza imbere amatsinda y'iterambere azwi nk'amatsinda yo kwizigamira no kugurizanya. Mu ntara y'Uburengerazuba umushinga Duhuze ukorera mu turere twa Rubavu na Ngororero, naho mu ntara y'Amajyaruguru ukorera mu karere ka Musanze. Abagenerwabikorwa b'uyu mushinga bemeza ko umushinga Duhuze uje guhumuriza no komora imitima y'Abanyarwanda. Nyuma y'ubwo buzima twari tubayemo bubi, haje kuza umushinga Duhuze wa International Alert uza kutubumbira hamwe udushe mu matsinda atandukanye, harimo amatsinda y'isanamitima. Ayo matsinda twari turimo niyo twakiyemo ibikomere, twigiyemo ibintu by'ubumwe n'ubwiyunge no gusaba imbabazi. Naje gushakana n'umwe mu muryango w'abatwiciye kubera intambwe twari tumaze gutera y'ubumwe n'ubwiyunge, harabonetseho gusabana imbabazi. Ubu tubanye neza mu miryango yombi, nta kibazo kirimo. Hamwe n'ibiganiro twagiye tugira rero twese byadufashije kuba twasabana, dutangira kuganira, nkagirira icyizere mugenzi wanjye ndetse nawe akangirira icyizere, twumva ko twese turi Abanyarwanda. Uko twagendaga tuganira mu matsinda yacu niko twageraga mu rugo batubaza ngo aho mwagiye byagenze bite. Nkagenda nanjye mbaganiriza ku byo batuganirije, nkababwira ko kubaho mu Rwanda dufite amacakubiri ntacyo byatumarira, haba kuri twe, haba kuri bo ndetse no kuri twe
tubakomokaho. hariho ibikomere bikabije, umuntu akumva kubabarira uwamwiciye bitoroshye kandi abawe batazagaruka. Noneho aho tuziye muri duhuze twakoze ibiganiro igihe kinini, twari kumwe abacitse ku icumu, abafunzwe bagafungurwa, abana bafite ababyeyi bafunze n'ubu ngubu bakaba bagifunze. Twarahuye turaganira, dufata igihe kinini cyo kuganira twomorana ibikomere. ubumwe n'ubwiyunge baje tubukeneye mu Rwasabo habeho kwiyunga. Ubumwe n'ubwiyunge bwo bumaze kugerwaho, iyo ugiye kujya kubona ukabona uwacitse ku icumu yicaranye na wa wundi wamwiciye, buryo icyo kintu kiba kigaragaza ko hari ubumwe n'ubwiyunge, kuko mbere ntago wahuranaga nawe, yarakubona akagutinya, nawe wamubona akagutinya. Ubwo urukumva rero iyo usanze turi kubyina gatera nkabyina cyangwa undi akanyikiririza, ubumwe n'ubwiyunge buba bwaragezweho. Abagenerwabikorwa baduhuze mu turere twa Musanze, Rubavu na Ngororero bemeza ko kwitabira amatsinda y'isanamitima, amahuriro y'ibiganiro mu rwego rw'umudugudu ndetse n'amatsinda yo kuzigama no kugurizanya byabereye umwanya mwiza wo kuganira ku bikomere by'amateka ya Jenoside no kwishakamo ibisubizo by'ibibazo bibugarije. Tumaze gukira ibikomere, uwo mushinga wadufashe gushinga amatsinda yo kwizigama no kugurizanya, tukajya tunagurizanya. Noneho abantu baba bafite ibibazo bitandukanye bakajya bafatamo amafaranga bakajya gukora udukorwa dutandukanye nk'ubucuruzi buciriritse, akazana inyungu ariko nawe akagira umusaruro abona kuri ya mafaranga yagujije mu itsinda. Tuza kubona ko umushinga w'ubworozi bw'amatungo magufi bwazagera aho tugeza, dutangira turi korora ingurube 3. Ubu ngubu dufite ingurube 30. Nyuma yaho twabonye ifumbire ayo matungo atanga, tubona ko dushobora kutazaturaye turipfusha ubusa. Tushyira igitekerezo cyo kwinjira mu mushinga w'ubuhinzi ari bwo muri kureba hano bino binyomoro. Dutangira kwiga gahunda yo kwizigama, turizigama kuko twari turi abantu 30 twishyize hamwe. Noneho umuntu yagira ikibazo, amafaranga tukamuguriza agakemura ibibazo bye. Ari ufite ikibazo cy'uburwayi tukajya kumuhingira, ari umuntu udafite umusarane tukareba uburyo twamwubakira. Nuko tubayeho ubu rwose muri duhuze turi umwe, nta kibazo dufite. Noneho ubwo ngubwo twiga gahunda y'umushinga tugomba guhuriraho kugira ngo tujye duhura tukora ibiganiro, tunahurira no kuwo mushinga wacu uzatwungura. Ubwo dukora uruvumbu rw'inzuki. Uruvumbu rw'inzuki rurimo hari hakurya, twatangiriye komite 7. Tumaze kubona 7 ari mikeya twongeramo 3. Mu isanamitima twavuyemo twarakize ibikomere, tumaje gukira duhita dushinga na visireyi kubitsa no kugurizanya twiteza imbere. Ubukungu iwacu burasagambye kubera ubumwe n'ubwiyunge. Tumaze gukira ibikomere twatekereje ku bindi bikorwa byaduhuza by'iterambere. Twibumbiye mu matsinda yo kugurizanya, amafaranga tumaze kuyabona turagenda dukodesha umurima w'ibisheke. Tugaduhurira muri wa murima w'ibisheke twese, tugaharura, tukawuhingira, tukabikokorera, byakwera tugashaka isoko, tukagurisha. Twamara kugurisha amafaranga dufunguza na konti muri sako ya Nyundo. Ya mafaranga yamaze kugera kuri konti, ariko umuntu akagira nk'ikibazo afite cya mituweli, bagenda tukabikuza tukamwishyurira mituweli, ariko akazungukira ya mafaranga kuko arayitsinda. Yazagera igihe yabonera kongera akayagarura. Undi akaza ati ku ishuri umwana wanjye yirukanwe, tugakora kuri ya konti nawe tukamuguriza.
ibikorwa by'umushinga duhuze mu karere ka Musanze, Rubavu na Ngororero byabaye imbarutso n'umusemburo w'iterambere ku rubyiruko ndetse n'abagore bitabiriye amatsinda yo kubitsa no kugurizanya. Nyuma yo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge, biyemeje no gutsinsura ubukene biteza imbere. Mu bibazo umushinga duhuze waje usubiza harimo n'ikibazo cy'abakobwa b'abangavu babyaye iwabo. Mu rwego rwo kubafasha kugira ubumenyi ngiro bwabafasha kwihangira imirimo ku isoko ry'umurimo, abo bakobwa bafashijwe kwiga imyuga itandukanye irimo ubudozi ndetse bahabwa ibikoresho. Ubu bemeza ko ku isoko ry'umurimo ntawabahiga. Kubera duhuze rero abagore bari bafite ibibazo mu miryango, ubu babaye ibisubizo by'aho batuye. Urugero navuga ni ukuvuga ngo niba yari umukobwa yarabyariye iwabo atumvikana yenda n'umuryango yabyariyemo cyangwa se atagira n'umuryango, ahurica kuryaza gusabiriza agira ute, ubu ngubu ntagisabiriza. Ikindi kandi abaturage bakabona imyenda bayiboneye hafi, ugize urugendo rumutunguye araza akagura imyenda ibihari akambara, noneho ugasanga tubaye ibisubizo ku baturage. Mu bigo by'amashuri naho twababereye ibisubizo. Nta mwana ushobora kubura uniforme, igikapu cyo gutwaramo ibitabo, ibyo byose hano muri koperative turabifite. Mbere y'uko duhuziza twari tubayeho twigunze turi mu bwigunge, cyane ko twari twagizweho n'ingaruka za jenoside, bigatuma habaho no kubyara turi mu rugo. Nuko kubyara rero turi mu rugo bigatuma ababyeyi tubana bitari neza, ariko nyuma y'uko umushinga uza natwe waduhaye agaciro, baturihira amashuri, twiga ibigendanye no gusuka. Byaramfashije nkabona aho mba nkabasha kuhiyishyurira, nkabasha kwishyura ibyo nkeneye byose, yaba ari umwenda nkawigurira, yaba ari aho nshaka kujya nkitegera, ntawe mbashije kubwira ngo byagenze gutya, kubera ko nari maze kubona umwuga nkuraho amafaranga. Ubu kugeza uyu munsi rero nta kindi kibazo mbona mfite kitakemuka, kubera yuko mba mfite icyo ndi gukora, mfite icyizere cy'uko nzatera imbere, cyane ko mbere nari ntangiye kwiheba numva ko ubuzima bundangireho bwo kuba nta wundi muntu mfite tubana mu rugo. Ariko ubu uyu munsi ntekereza yuko ngomba gutera imbere binyuze muri uyu mwuga ndi gukora. Duhuza buhiro, duhuje hamwe no kwivana mu bwigunge, kwiteza imbere binyuze mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya, twubaka u Rwanda twifuza, tubifashijwemo n'imiryango aje Porodoji Jurukirwa, Arate, ASD Ruhuka, umuterankunga mukuru ni USAID. Abafatanyabikorwa b'umushinga duhuze barashimira inzego z'ubuyobozi bwa leta, cyane cyane akarere ka Musanze, Rubavu na Ngororero, by'umwihariko komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge n'abafatanyabikorwa b'umushinga batumye ibi byose bigerwaho. Amateka yaranze u Rwanda, abayirondamo kwivangura turere nirona amazu, oya ntibigasubire